n'izina ry'Imana turabwira fana gura umuzamu n'izina ry'Imana Pavenzira umugarutseho Pavenzira yari umuzamu nibura iyo bagira bakamureka akaguma mu rugo bakakumwiruka yari umuzamu ibintu yakoze kuri siporo abakora mu bitego byabazwe ntabwo nafite kuvuga ngo bashobora ati mbese ko bwawe Pavenzira kumwirukana muri APR nicyo gihombo cya mbere yakoze ndio kosa rya mbere ryabayeho rya mbere bakoze byo kwirukana Pavenzira watu agura umuzamu turabwira fana gura umuzamu ibi ntabwo bibaho ntabwo intara y'umurashi ateye abanyafana bateye ibi bintu ntabwo bibaho ni ugusubirwamo n'izina ry'Imana gasongoye bona wewe urambiwe iki n'izina ry'Imana jewe intara y'umurashi ndababaye ntabwo bibaho kuntu ngo nugura umuzamu mwiza babanzamu yakwiye kuyaprotegeza polisi ese ko bamwirukanye akamaze gusinyira Murera mukaba mufite Pierre Mario bakaba baramusimbuje Pavenzira akamusimbuza Doroferi biriya bintu ubona gute nk'umukunzi wa APR biriya bintu sinzi ko nabisobanura ariko nkanjye umufana wa APR ndababaye niba ndi businzire niba ndi bukora iki urihangana usinzire nta kundi ntabwo nzi icyo ndi bukore ariko se noneho hagiye kujyamo imikino tugiye kwitegura imikino ya Afurika APR yasohotse igihugu muri Champions League izahura na Pyramide urabizi ko bahuye kabiri n'ubundi Pyramide yikuramo ubu APR abakunzi bayo n'ubundi baje ari bacyuye umunsi ese baba aho ngaho noneho utumye nseka aho ngaho noneho ukigeramo ukiba ngo Pyramide uriya ni umwana uriya ni umwana noneho nariteguye n'ibibaye ariko se ndahabonye uwo ntegereje Feri Kupi n'umwe nawe nkubashije uwo nawe nkubashije uwo nawe nkubashije uwo noneho uwo nshaka kurusha abandi bose azamu umuterankunga wayo n'uwacu bose ni bamwe ni ukuvuga ngo ni uwo kujya mu nzu ujya mu rundi wumvise ubwo umuterankunga wa Rayon Miniscoro ntabwo nazamu wari wabona n'abagabo isirisha abagabo yengwa mu bigori akantu k'ibigori tukazanyemo wayibonaho inzoga isirisha abagabo abareba dukurikiye bakunda inzoga isirisha abagabo n'ingano nta siporo n'amazi Shadrack Imana iraguha aravuga ati kereka imaci yazamunanye ya APR na Pyramide Yusufu na Ngabo y'Isonga abasifuzi bose bazaza bashake uretse rinda ko sokoreze kuganira nawe kama ukirona kare sokoreze muravuna iyi APR mbonye ahangaha naretse ko ngena narayibonye cyane narayibonye kandi nayo nakinye nayo iyi APR narayibonye oya zirangana yeje nzajya mbona ko nanjye kavana se ushesho nanjye kavana umukozi agase twakomeje rata yego wowe ikipe uyibonye gute Pierre Mario umubonye gute neza ngere batanye batangingona kuri Nyabarongo yego vugisha ukuri mu gifaransa bavuga ngo kapere 5 winova ayemso kurukwa kuki yego bisobanuye ngo ihene yanyereye mu giheri ikubita itako mu makomere bavuga ngo byahengamiye nahabona
Beno ndabirambiwe muvamuza we namuntu tuvugira beno ndabirambiwe mimeze bite. Alright, ngira ngo murabyumva neza abafana ba APR, abafana ba Peri, akaba ari ku mutima bavuga ati Paveri Nzira wacu, Paveri Nzira wacu, Paveri Nzira wacu agiye muri Reyo wagenderaga iki. Ngira ngo murabyumva neza yuko abafana kabisa bari gushinja ubuyobozi ikijyanye no burangare bwo ati birukanye umuzamu Paveri Nzira, bagumana Mario Pierre, bazana Dolphe, bazana uyu muzamu wundi uki muto cyane kabisa Ruhamya Nkiko. Ariko urabona ko equipe ya APR FC ikeneye umuzamu, si ibintu by'ibanga, abafana babibona, impande zose zirabibona. Ndatekereza neza ko n'ubuyobozi icyo kintu bwakibonye. Murabizi umuzamu kabisa Paveri Nzira yavuye muri APR yirukanywe cyangwa se yarasezerewe, ngira ngo amasezerano yararangiye ntibamwongera ndi kubera kugira ngo equipe ijye ibalance ikijyanye n'abanyamahanga. Umubare w'abanyamahanga murabizi uburyo muri champion byari bimeze, hakina abanyamahanga 6 gusa, ubungu barabyongereza hakina abanyamahanga 8 bahuriye mu kibuga. Ariko Paveri Nzira equipe iravuga ati ntabwo tukigukeneye. Barebye forume Ishimwe Pierre yarariho zirabashuka, baravuga ati tugiye kugumana Ishimwe Pierre. Ariko kugeza ubungubu dukurikije inkera y'abahizi, twakurikiza Sekafa Kagame Cup, APR biragaragara ko nta kintu iriho, mu kijyanye no mwizamu. Ahandi hose iruzuye kuva muri defense mediane kugera imbere, ariko ikintu kijyanye n'umuzamu APR iri mu mutuku, iri muri risk. Ikintu kijyanye n'umuzamu nta kintu APR iriho. Ariyo mpamvu mbabafana impande n'imana bavuga ati umuzamu wacu Paveri wacu bamugarure ibiki, ubuyobozi bwakoze amakosa iki. Ubundi APR ntabwo yari kurekura umuzamu ngo byibuze igure kurokirita undi muzamu ushyira igitutu kuri Pierre, kuko hano Pierre mwizamu rya APR ari mu cyitwa kita comfort zone, ari wenyine, nta muntu wangana. Adolphe aturutse muri Reyo nta kintu kirimo. Ruhamya Nkiko ni ukanyakanya, ariko nawe ntabwo ari ku rwego rwa APR. Ruhamya Nkiko ari ku rwego rwa za Marine, za Rutsiro, amakipe nk'ayo ngayo za Musanze, za Bugesera aho yafata. Ariko APR iri gushaka icyo twita amatike cyangwa se amatsinda ka Champions League. Umuzamu Ruhamya Nkiko ntabwo ari umuzamu ikwiriye. Pierre ntabwo ari umuzamu ikwiriye. Ubundi APR akwiye kuba ifite umuzamu uhamagara mu ikipe y'igihugu kandi akabanzamo. Kandi ikipe idafite umuzamu ukomeye nta hantu ishobora kugera. Umuzamu ukomeye ahesha ikipe igikombe. Umuzamu ukomeye ahesha ikipe igikombe. Ushobora kuba afite umuzamu umwataka utari mwiza, afite umudefenseur utari mwiza, ariko iyo umuzamu ari mwiza aguhesha ibikombe. Mbibutsa yuko kabisa uyu muzamu Paveri Nzira yasezewe na equipe APR. Ubu ngubu yasinye ikipe ya Rayon Sport. Murabyibuka bamwerekana kuri Rayon Day, aho Rayon yakinnye n'ikipe ya Yanga, aho yatsinzwe ibitego 2-0. Ariko ubu ngubu kabisa umuzamu Paveri Nzira yamaze kuba yakonfirma muri Rayon. Imishahara yose barayumvikanye, amafaranga y'ahembwa byose barabyumvikanye, byose yamaze kuyafata. Ubu ngubu muri equipe Paveri Nzira ameze neza. Ejo ni ku gatandatu arafata umukino Rayon Sport igiye guhuriramo na equipe ya Singida ikomeye cyane, Ngiye ku bwanjye muri iki gihugu Paveri Nzira akomeje kuri formula afite muri APR, niwe muzamu waba ukomeye muri shampiyona yo mu Rwanda.
tutirengagije wenda hari udukosa tumwe na tumwe agenda agira, ariko Pavel ni umuzamu ukomeye. Buriya Pierre yakomera afite umuntu wa challenge. Niyo mpamvu mwabonye Pierre agaruka mu izamu agafata neza agakonfirima. Nuko yarazi yuko inyuma Pavel arahari. Ariko Pierre ntabwo yabazi ko inyuma ye hari Ruhamya Nkiko na Dolphe ngo yumve ikibazo afite. Inyuma ufite umucarenje umeze neza, nawe usanga ibishoboka byawe byose. Abafana ba EPR ari mwihangane, bamwe batangiye gutakaza icyizere ngo Pyramide sinzi ko bizagenda, gusa mugumana icyizere cyuko Pyramide mushobora kuyikoramo wenda umukino ubanza, kuko ibya Pyramide byo nta wamenya ko Pyramide irusha EPR ibintu byose. Amafaranga irayirusha, karite z'abakinnyi irabarusha. Ufashe Pyramide ukayivanga na EPR abakinnyi ukabavanga umwanya ku mwanya, nta mukinnyi numwe wo muri EPR wafatana umwanya wa Pyramide. Ukavuga ati ikipe ndayivanze, abakinnyi ngiye kubavanga ntore mu 11. Nta mukinnyi numwe wa EPR ushobora kuza muri equipe. Amafaranga Pyramide irabarusha. We ni kintu APR irusha Pyramide ni ikintu kimwe cyonyine, abafana. Ariko ibindi byose irabarusha, karite, amafaranga, abakinnyi bakomeye, mentalite zikomeye, byose irabarusha. Eka dutega amaso rero tuzarebe umukino APR FC izahuramo na Pyramide ku itariki ya 1 z'ukwa 10 kwa Pere hano kabisa Nyamirambo ku izuba rya saa 8. Nibajya bani iryo zuba rikava imvura ntigwe, reka tuzarebe ukuntu izaba imeze. Si gisuna wabwira kuri EPR. Nyine tukaba tufite kuri EPR, kandi subscribe tubana umunsi ku munsi. Ngewe uri kuri mikoro za Sport Vibe nitwa Bravo, kandi subscribe tubana umunsi ku munsi kabisa. Ndabakunda. Ciao ciao. Mwah.